usibye ko ari na byiza nanone bitandukanye n'ahandi tuba dusengera gutanga debate nk'iyi cyangwa ikiganiro nk'iki ugahungura ijambo kugira ngo aho udasobanukiwe ahasobanukiwe bituma n'ubutaha aha agaciro cya kintu abantu baba bakoze kuko bigaragara ko ari hari ikibazo kimwe cyangwa bibiri nari mfite ariko twasobanukiwe ko nakigisha gukiranuka cyangwa kwizera ko umuntu yegejwe n'amaraso ya Yesu ibyo byavuzwe aha ngaha ariko nkagaruka kugira ngo bitungane Bibiliya iratubwira ngo uwita intungane aba yise Imana inaremye none turi kwita intungane gute ubwo twizeye ko twabyawe n'amaraso ya Yesu turita intungane gute ese ntabwo tuba turi kwita Imana inyabinyoma murakoze hari ibisobanuro abantu bakoze cyane Imana ibagumisha ariko abantu bihangane bacecekeye kumva urusaku rw'amenyo gusa ari gukanja rwonyine sawa mwumvise ibibazo nyine umushyitsi wacu yabajije wavuze utese ko Bibiliya ivuga ko umuntu yita intungane azavuze ko Imana ari inyabinyoma mwebwe ni gute mwiyita intungane reka mvuge gato nuko byanditse ariko icyanditse kiravuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite cyangwa se ko nta cyaha twakoze ariko ibyo rivuga gutyo uwita intungane tukosora ngo uwita intungane aba yise Imana inyabinyoma ibyo ntaho byanditse dukomeze sawa tukomeze noneho ngo nituvuga ko nta cyaha dufite cyangwa twakoze ukuri kuzaba kutari muri twebwe dore ukuvuga ngo wowe nkawe muri kamere yawe uvuze ko nta cyaha wigeze ukora waba uvuze ko Imana ireshya kuko yavuze ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana nuko bivuze noneho umuntu ari intungane gute noneho nibyo nahoze nsobanura ko ni ugutungana kwa Yesu yatunganye ni Yesu utigeze akora icyaha we utazigera agikora noneho yemeye kwishyiraho ibyaha byawe ahinduka umunyabyaha kandi ari nta cyaha yakoze noneho anabihanirwa nk'uwabikoze kandi atari we wabikoze niko iyo ubyemeye mu mutima wawe ariko niko kwizera nawe afata gutungana kwe ubwo twavuze kutagira icyaha nawe akakuguha kukakubarwaho ngingurane ariko twavuze nk'uko ibyaha byawe byamubazweho akaba umunyabyaha atabikoze niko gutungana kwe nawe kukubarwaho ukaba intungane utatunganye reka twongereho ko noneho icyo gihe si wowe wiyita intungane ahubwo Imana niyo ikwita intungane dusomere umurongo umwe mu Baroma 8:33 twumve ko Imana yamiriza uwo muntu sibyo 8:33 dusomere muri Bibiliya ntagatifu cyane cyane kuko niyo jambo gutunganya rikoreshwa ahandi ni ukwera ni ugukiranuka dusoma aho ngaho muri ntagatifu urabona vuba adusomere uwa 33 aravuga ngo kurikira ninde wagira icyo akinga intore z'Imana ko Imana izira kuba intungane intore z'Imana Imana iziha kuri intungane urinde wazishinga ni ukuvuga ngo intungane imbere y'Imana ni umuntu wemeye ibyo Kristo yakoze agahabwa gutungana kwa Yesu kukakubarwaho wowe ntiwari gutunganira Imana ngo uzabishobore ujye mu nicyo cyatumye Yesu aza muragurana afata igihano ibyaha byawe n'igihano cyabyo arabihana kugira ngo nawe aguye gutungana kwe ukujyane mu ijuru wowe utabigize mu ruhare intungane rero tuvuze ngo turi intungane ntituba tuvuze muri twebwe tuba tuvuze gutungana kwa Yesu yaduhaye nari nabivuze cyane mu Baroma igice cya 10:4 ngo kuko abantu bayobewe uburyo Imana igira abantu intungane
byatumye bihangira ubwabo buryo bwo kwigira intungane, ariko kugerageza umuntu agerageza kureka ibyaha, ubwo ngo ni ugushaka kwigira intungane, ngo basuzugura ubutungane Imana itanga, ariko ubwo bwa Yesu, ubwo bwa Yesu nibwo aguhaye wizeye urupfu rwe, akaba aribwo buzakujyana mu ijuru. Wajya uva ngo nzajya mu ijuru, ukaba wishingiye kuri bwa butungane bwa Yesu, uko nibwo azaza areba. Umuntu udafite ubwo butungane ntabwo azajya mu ijuru, ariko ubuhawe Imana imubara nk'uko ibara Yesu, wera nk'uko Yesu yera, ko n'ukwera kwe aguha. Mu Baroma 3:21 haravuga ngo hariho gutungana kw'Imana kwahishuwe cyangwa gukiranuka, ngo ntabwo guheshwa, ngo umuntu ntaguhabwa kubera ko yubahirije amategeko. Ngo umuntu wese wizeye Kristo, Imana imuha uko gutungana ngo ntatandukane. Umuntu wese ubyizeye imuha uko gutungana kwa Yesu. Nicyo gituma abantu ibyo nibyo bayobewe nyine, bayobewe ko umuntu ajyanwa mu ijuru no gutungana kwa Yesu, bakajya bashaka kuzagera no gutungana kwabo. Niyo mpamvu bahora batagira n'ibyiringiro by'uko bazagerayo nyine. Ahora yirebamo agasanga afite ibyaha, yakwirebamo agasanga afite ibyaha, kandi ni nabyo byonyine byumvikana ngo akeneye gutungana kundi ariwe Yesu, ngo kumubarweho. Wowe ukeneye uko gutungana kwa Yesu ukabukwawe, ni impano y'Imana guha kugira ngo ari izakujyana mu ijuru. Umuntu wese aba agukeneye. Iyo umaze kukwizeye kumenya urwo rupfu rwa Yesu, ukamenya ko ari impongano yawe, aguha gutungana kwe, ukajya ugenda noneho wumva uzajya mu ijuru ku isaha iyo ari yo yose Yesu yazira. Wakumvishe none wavuga kuri intungane nuba w'Imana inyabinyoma none ukawizaho kwinyakuri, ukareba yavuze ngo abazizera Yesu izababaraho gukiranuka kwande kwa Yesu. Ahora ufite igihe ubwo w'Imana inyakuri, uko iki kwise n'icyo bawende. Urakoze cyane.